Hello hello muraho neza ndabasuje mbahaye ikaze kuri iyi channel Umuringa TV. Ndabasuje nizere ko mumeze neza, abatameze neza nihangane, uyu munsi ushobora kuba bitameze neza ariko ejo ubuzima bugakunda. Mbahaye ikaze rero nje kubaganiriza ku kintu byatuma intoki zacu zoroha. Murabizi kugira intoki zoroshye ni ingenzi, bituma umuntu agaragara neza, agaragara nk'umusirimu. Wenda bitewe n'imirimo ukora ya buri munsi, abenshi turi abahinzi, abandi wenda ni abafundi. Ibyo biba bigoye ko twagira intoki zoroshye, ariko hari nk'ukuntu uba ufite nko kujya mu bukwe cyangwa se ugiye guhura n'abantu, ngiye kukubwira ibintu wakwifashisha kugira ngo ejo uzagende usa neza. Aha rero turaza gukenera ibintu bitatu byoroshye kubibona. Ndatekereza aho waba uri hose ari ibintu byoroshye wabona. Ndakenera umunyu usanzwe, uyu nguyu turya, umunyu utari igikukuri, umunyu duteka, urumva buri wese yawubona. Hanyuma turaza gukenera ubuki bw'umwimerere kabisa, bwa buki bwiza cyane. Hanyuma ndaza gukenera kadimu gasanzwe, hanyuma ndaza gukenera n'ikiyiko iki turisha gisanzwe. Hanyuma nze gukenera n'isahane cyangwa se akandi kantu gafukuye. Ushobora gukoresha agasafuriya gatoya cyangwa akabase. Uko biri kose nta kintu kibi kiri muri ibi bintu mvuze ku buryo cyakwangiriza icyo gikoresho. Twagiye rero mukurikire neza, kurikira ukuntu ngiye kubikurikiranya. Ndababwiza ukuri, uyu muti urakora, muzaza kunshimira ndabizi. Twagiye turatangira. Umunyu, ufata ikiyiko cyawe, ushyiremo umunyu. Ndabizi wenda ubu ushobora kuba waguze inusu cyangwa asigaye gakeya. Urafata ikiyiko 1/2 cy'ikiyiko cy'umunyu, ushyire muri ka gasahani kawe. Nurangiza ufate ubuki bwawe bwiza bw'umwimerere, utagira apeti ngo uburye. Ufate ubuki bwawe, ikiyiko cyuzuye neza, ubushyire muri wa munyu. Hanyuma nibirangira uraza gufata indimu muyitondere cyane. Hari abantu baba bafite uruhu rworoshye, gukoresha nyinshi ntabwo ari byiza. Urakamuriramo gakeya nko ku kiyiko kituzuye neza, ubundi uvange rwose, ubone ko wakoze ikintu cy'igifoto. Uvange bihwane, bifatane. Hanyuma nurangiza wamaze gushyiramo ya ndimu yawe 1/4 cy'ikiyiko. Urumva mu ndimu haba harimo utuntu twa citric acid. Ibaye nyinshi mu ntoki, urumva hari abantu n'ubundi baba badafite intoki zikomeye cyane, ugasanga wenda zakomejwe n'akazi n'imirimo yirirwamo, ariko nyine 1/4 kiba gihagije. Noneho numara kubivanga, urafata icyo kivange cy'ibyo bintu ubisige mu ntoki. Hanyuma rero ibyo nari mbibabwiye ku muntu umwe, ariko ushobora no kubikora ku bantu benshi. Mu rugo twese tuba dushaka kugira udutoki tworoshye, tuba dushaka kugira intoki nziza. Umusuza umuntu akumva ntiyakurekura, asuhuza umuntu akishima. Rero wabikora ukabikorera no mu rugo, ukabwira mama wawe niba avuye mu murima, niba mu rugo bakora ubuhinzi cyangwa n'akandi kazi bigoranye ko waba ufite intoki zoroshye, wajya ukora iyo mask.
buri nimugoroba noneho waba ugiye gukora ibintu bya famiye yose muri bukoreshe muri benshi, wongera ingano. Ibintu nari mbabwiye ibintu wakoresha uri umuntu umwe, ariko noneho ushobora kubikoresha ku bantu benshi mu rugo. Ugasanga famiye yawe irasirimutse, umuntu arabasuhuza avuga ati aba bantu bakoresha irihe bangara. Ushobora kongera ingano y'umunyu, ugakoresha umunyu nk'agafuniko k'icupa rya Movit, ugashyira umunyu mu gasahani kawe, ibiyiko 2 by'ubuki, ugakamuriramo n'indimu, ikiyiko cyuzuye. Nawe nyine ukagira kantite ubona ko bitewe n'umubare mufite mu rugo mwese muri bukoresha ibyo bintu bikaza guhura. Hanyuma iyi mask ushobora no kuyikoresha ku birenge, cyane cyane abakobwa turasabwa kugira ibirenge byoroshye. Ukuntu rero ukoreshwa, ufata iyo mask ukayisiga munsi y'ikirenge, no ku kirenge. Abakobwa agaritswe bitwa kugira ibirenge, usanga ibirenge byacu binakomeye kubera ko ni gakeya twambara inkweto zifunze hose. Ubwo rero wagikoresha uyu muti mbere yo kujya kuryama, urawufata ugasiga munsi y'ikirenge, ukambara amasogisi mu gitondo ukabyuka ukabyoga. Ibyo bintu birakora cyane, ikirenge kikoroha. Ariko ndashaka kubabwira akantu gato ku ndimu. Mujye mugerageza mukoreshe indimu nkeya, byo navuze haruguru 1/4, kubera ko hari abantu usanga basanzwe bafite uruhu rworoshye. Hari ukuntu umuntu akantu kamukoraho agasimba kamurumye gatoya, ugasanga yabyimbye, umubiri wabyimbye, cyangwa se akantu kagukoraho koroshye ugasanga kaguciye igisebe. Aho ngaho ufite uruhu rworoshye rero gukoresha indimu nyinshi ku muntu ufite uruhu rworoshye ntabwo ari ibintu byiza. Indimu mugerageze mukoreshe kantite nkeya, mushyiramo gakeya mu ndimu. Hanyuma ndabizi ko bizabafasha. Umuntu uzabikora azatwandikiye muri comment, abwire n'abandi babikore. Ni ibintu bikora. Ubwo tugende tubigerageze tubikore, muzaza kumbwira nyuma. Ndabashimiye, mwakoze kubana nanjye. Imana ibarinde, zongera ubutaha.